Tunawasalimu nyinyi wote watazamaji wanatupata kwa mtandao huyu. Jina Mungu libarikiwe. Turabasuhuje kandi turabakiriye mwebwe abadukurikiye kuri channel Umucyo News TV ibagezaho amakuru hirya no hino ndetse n'amakuru avugwa iwacu, ndetse mukeneye no kwa mwakumva inama ziva ku Mana ndetse n'ijambo ry'Imana mwakurikira. Mwumva ni Dusabe Damiye ubusanzwe abandi ko n'umutumirwa turamwakiriye. Ni karibu. Muraho neza, murakoze cyane kunyakira muri studio zanyu. Nishimye kuba muri uyu mwanya tuza kumarana. Yego, amakuru y'imisi turashima Imana. Murakomeye. Yego, twishimiye kubona rero kudukanye kera kongera kubona mukiriho. Ni imyaka myinshi cyane kwa tubakumbuye, urukumbuzi rwari rwinshi, umunezero ari mwinshi, ariko ubu umunezero wawe mwinshi ko twongeye kubabonaho mu gihe cyari cyose. Ese ko imyaka yari myinshi itarukana kuduka turi muri Afrika, bimeze gute? Warihe, ubahe, ukora iki? Murakoze cyane. Amazina nitwa M.KABERUKA, nkaba ntuye muri Canada. Yego. Maze muri Canada imyaka irenga 16. Yego. Naje mva mu Rwanda muri icyo gihe cyose, maze naje ndi ingaragu, nkaba nubatse. Ibirenze ibyo turaza kwivuganaho mu kiganiro. Yego, murakoze cyane. Ese Kaberuka, murakoze cyane kwibwira dukurikiye. Waje uri ingaragu, wabwiye ko wubatse cyangwa ntabwo urubaka? Namaze kwikomozaho gato, ndubatse, mfite umufasha n'abana 3. Yego. Ese umufasha wamushatse ugeze hano cyangwa wamushakiye muri Afrika? Baravuga ngo akanyoni ngo sinzi ukuntu bacumba katagurutse, akanyoni katagurutse none kamenya iyo bweze. Ntabwo ari umugani wacu nashaka kuvuga. Nashaka kuvuga ko inyoni zigurukana na mwene wabo, ngo byabaye ngombwa ko dusubira mu Rwanda kwivuko njye gushaka umufasha. Kwivuko umufasha araza, ubu niwe tubana, dufitanye abana 3. Yego, abana 3. Ese mu Rwanda waje turuka he? Navukiye muri Kongo. Yego. Hanyuma marage naje mu Rwanda, twimukiye mu Rwanda mu 2006, muri 1996. Tuhamara imyaka 10. Nyuma y'imyaka 10 nibwo nagiriwe amahirwe yo kwimukira muri Canada. Yego. Muri Canada naje gushaka umufasha mu 2013. Yego. Imana ishimwe. Ndumva rimeze neza. So ukimara kuva mu Rwanda ya muri Canada, wibonye gute? Wumvishe ari byiza cyangwa wabonye nta tandukaniro? Nkuko n'abandi bose basanzwe babibona cyangwa se basanzwe babyumva, kuza muri ibihugu biteye imbere ni ibintu byiza, kuko Imana yari impereyemo umugisha. Imana yaramfashije muri make. Byambereye umugisha kuza muri ibihugu, muri make kuza muri Canada. Nk'ubu ndatembera, iyo ufite pasiporo y'Canada ushobora kujya aho ariho hose, bitandukanye nuko iyo ufite pasiporo y'Inkongomani cyangwa se y'Inyarwanda ntiwajya ahantu hose. Icyo nacyo ni ikintu turishimye kandi turanezerewe kongera kubona muri Amerika. Ese muri Canada kugera hano wabonye bimeze gute? Uvuga ko ugeze muri Amerika, urabona itandukaniro riri hehe? Ni bimwe cyangwa harimo akantu? Harimo itandukaniro rito, kuko muri Canada ahenshi navuga ko Canada mu bisanzwe ni igihugu kinini kiruta Amerika. Kuva ku ntangiriro ugera kuva kuri aho Canada ihera naho irangirira, ni igihugu kinini kiruta Amerika mu bunini, kandi abaturage bakaba bake. Abaturage bo muri Canada ni miliyoni zisaga gato 38. Ugereranije na miliyoni ziba muri Amerika, maze saga 330. Nukuvuga state y'abaturage ba California y'ubwayo irusha Canada abaturage. State imwe muri state 52 irusha Canada abaturage. Rero kimwe mu bitandukaniro nuko Amerika ituwe cyane. Ntabwo ushobora kugenda amasaha cyangwa se iminota utabonye umujyi. Hari imijyi myinshi kandi ikomeye. Bitandukanye no muri Canada aho ushobora kugenda amasaha n'amasaha ugenda mu mashyamba
atarabona imijyi cyangwa se naho ubonye umujyi ugasanga ari umujyi muto urimo abantu bake bashoboka. Ni byiza, reka dushimire rero burya Amerika n'abayobozi bayo ko bagerageza kwakira abantu no kubatuza. Ndumva twabishimira abayobozi kuko kugira abantu bagere batembera igihugu yavango inzu nziza ni yakira abashyitsi. None Amerika ituwe n'abantu benshi bivuye ngo abayobozi bakira abantu. Ese numva ko Canada gutakira abantu cyane ariko idafite ngo president wihagarariye ngo Canada umuntu agira president. Ese nibyo nabo turabanya politiki, nabo tujye muri politiki badushabira abadukurikiye ngo babyumve. Koko iki gihugu cya Canada kingana gutyo nta president kigira. Ikibazo cyiza kuko hari abantu benshi bazi ko Canada ari state imwe yo muri Amerika. Ntabwo bazi ko Canada ari igihugu gitandukanye. So ndabigushimiye ko wowe uzi itandukaniro ko Canada ari igihugu kitagira president. Ntabwo cyo nibyo niko biri. Nta president tugira uwo bita premier ministre. Yego. Premier ministre cyangwa se ministre w'intebe niwe uduhagarariye kuko twe uwo dufata nkaho ari president wacu cyangwa se mukuru wacu umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu niwe mwami wa Canada. Mbere yari Elizabeth atarapfa amaze gutanga twese nta Kinyarwanda tuzi. Ubu tuyoborwa n'umwami Charles wa gatatu. Noneho tukagira minisitiri w'intebe ariwe Justin Trudeau niwe utuyobora. Gusa twe guhera mu magambo wari uvuze kuki Amerika yakira abantu benshi Canada ikakira bake kandi Canada ariyo nini. Biterwa na politiki yashyizweho mu bihugu bitandukanye. Politiki yo muri Canada na politiki yo muri Amerika ni politiki ebyiri zitandukanye. Nubwo bose ari abazungu kandi bakomoka muri Europe, mu Burayi, mu Bwongereza no mu Bufaransa, ariko politiki zabo muri bihugu muri Canada no muri Amerika batandukaniye nuko Canada ari igihugu wakwita cy'abasocialiste. Ni ukuvuga ngo umuntu wese bakiriye baramufasha, bafasha umuntu wese wakiriwe. Icyambere afashwa mu kuvurirwa ku buntu, icya kabiri ni amashuri y'ubuntu, icya gatatu ni gufashwa mu gihe umuntu adakora, icya gatatu hari ama service sociale iyo ufite abana buri mwana leta itanga amafaranga make gufasha ababyeyi kurera abana neza kugira ngo barye neza bagire nabo bentegre muri societe. Kubw'iyo mpamvu kubw'izo service zihabwa abaturage baje bagerageza kutaza n'abantu benshi kugira ngo bitazababera umutwaro, noneho ntibazagira ubushobozi bwo gufasha abaturage babo. Ugasanga immigration ya Canada ntago yoroshe kuyinjira. Ariko muri Amerika uwo azongazi wahageze bakuzanye bagufasha mu gihe runaka, ubundi ugahita ujya bakohereza akubwira ati nawe genda ushake ko wakwibeshaho. Imirimo ngiyi genda ubeho. Naho muri Canada iyo uje leta uri garanti ko leta izagufasha mu gihe cy'umwaka. Ufashwa na leta kugeza igihe umenye Icyongereza cyangwa se kugeza igihe uzabonera akazi. Ntago bakwakira ugahita bavuga ngo nyuma y'amezi 3 ucaho ugenda. Nizo policy zigenda zitandukana bituma bakira bake kandi bafite n'ikindi bita system yabo. Iyo bagiye kwakira abantu bagenda bakira abantu bakurikije critères zitandukanye. Mu gihe Amerika yo uravuga ngo niba ufite imbaraga ngwino injira, ibindi uzabyimenyera uhageze. Ikindi kandi ku rundi ruhande system yo muri Canada irakunzwe cyangwa se iranzwe biterwa n'uruhande uriho, kuko iyo ugeze muri Canada batanga ibyangombwa ku buryo bworoshye. Wagera muri Amerika kuhagera biroroshye ariko kugira ngo uzabone icyangombwa biragoye. Hari abamaze hari n'imyaka 20 bakaba batarabona n'icyangombwa. Muri Canada ukihagera utinda kuhagera. Ese tukiri aho ngaho numvise ko kuvuza ari character bagenderaho kandi nibigoye kumva Canada munashaka ko yarize cyangwa akaba afite uburyo akatarabona
cyangwa cyo gutwara ukosaba kwiga imodoka birituma cyangwa ibintu bitoroshye turamenya ururimi ntabwo wajya kwiga imodoka ugasanga ukumva ino baravuga ukwaho n'abantu biriya bakavuga no ukwaho ese ukurikije izo karagiteri cyangwa se izo nizo zose uvuze nta gihe wize kwicara ngo mvugize agatekerezo ko wakwimuka ko numva abandi bagenda bimuka bamwe bajya abandi bitewe n'impamvu nagize impamvu yatuma utekereza ko wakwimuka va Canada ukaza gutura muri Amerika nibyo kera nkihagera nk'umwana muto na serivisi nahawe byatumye na appreciatinga ibyo nahawe na Canada kuko yaramfashije kugeza igihe nize secondaire ndangije secondaire njya kuri college kuri université Canada iduha ama student loan idufasha cyane icyo gihe wumva koko ufashijwe ariko hari igihe cyageze iyo ufite spirit ya entrepreneurship cyangwa se kumva ushaka kwikorera ushaka kwiteza imbere hari ikindi kintu ntigeze nkomozaho ko Canada tugira ama taxes ari high iyo uhembwa iyo ukora uhembwa twishyura taxes ziruta izo muri Amerika izishyurwa muri Amerika yego bivuga ngo iyo tubonye twishyura menshi rimwe na rimwe twifuza kuba abanyamerika ariko ku rundi ruhande wakwibuka ko muri Amerika nubwo bishyura amatax make naho batagira ubuvuzi bw'ubuntu kuvuga ngo iyo uri muri Canada ukabyara mwana cyangwa se indwara warwara iyo ari yo yose uzi neza ko izavurwa nta n'igice na kimwe wishyuye ku ruhande rundi muri Amerika siko biri indi mpamvu ya kabiri kubera taxes impamvu ya kabiri muri Canada impamvu y'umutekano muri Canada ni igihugu cy'umutekano mu by'ukuri urenze uwa Amerika ntabwo ushobora kumva ngo ahantu barasanye nibyo ikindi ni ikintu kijyanye na racisme irondaruhu muri Canada hari amategeko akakaye atuma bitorohera ushaka gukora irondaruhu kurikora ntabwo mvuze ko ntarihari ariko naho n'abarifite bagerageza kuribika mu nda cyangwa se kutarisohora uko biboneye kubera ayo ma policies zihari hano muri Amerika umuntu ashobora kwitumbukiza akagutuka cyangwa se akakubwira ijambo ribi rigukomeretsa nta mpamvu yabaye cyangwa se ugasanga ngo ahantu hamwe na hamwe ngo niba birabura bahatuye ari 10 abazungu bagatangira kwimuka ibyo si ibintu wasanga muri Canada nubwo muri Canada na birabura basanzwe ari bake ariko ntabwo bivuze ko hagize ahantu birabura batuye ari 10 ngo abazungu bazatangira bimuke ngo amastora atangira have ariko uwo muco umenyerewe hano muri Amerika noneho no kuvuga ngo umuntu muganrisha bagira mu nama yo kuba yakwimukira akava Amerika akajya Canada oya successful hano hari sawa oya ibyo biterwa n'impamvu ebyiri yego wowe na n'impamvu kubesheje muri bihugu byo hanze hari impamvu yankuye muri Canada yanzanye na muri Amerika yego hari impamvu nkunda Canada hari impamvu nkunda Amerika ndagira ngo nguhe impande zombi tumva ko Canada ari igihugu cya paradizo ari igihugu cyiza cyangwa se Amerika ari igihugu kibi cyangwa ari igihugu cyiza ahubwo biterwa wowe nicyo wifuza uri umwana muto ufite entrepreneurship minded ushaka kugera ku bintu ku butunzi ushaka kudevelopinga ikintu cyari cyo cyose kugera ku iterambere ufite idea yo kuza gukora intebe se gukora ikintu ushaka kuba creative America that's where you wanna be kuko hari kubera iyo population ihari biguha amahirwe yo kugurisha ku bantu benshi biguha amahirwe yo gucuruza ku bantu benshi kubera iyo population ihari utuzi natwo ni twinshi manufacturing yaho ni nyinshi no kuvuga ngo ibikorwa n'abantu birahari byinshi no kuba n'abagurisha baragurishwa ari benshi bigatuma biroroshye gutangira business biroroshye gukorera amafaranga muri Canada ku rundi ruhande iyo ufite famille ufite abana ushaje cyangwa se utari uvuga uti nge ndashaka kwigurira inzu imwe nigira ubuzima bwiza nijyame bana bige bazarangize ushaka kugira ubuzima bworoshye Canada niho wakagombye kuba wibereye kuko uzi neza ko uzafashwa nta uzagutuka nta uzakugira ikintu gutwara niyo binabayeho by'uburasizme
bibaho gato kandi iyo bigiye ahagaragara hari amategeko abihana ku buryo bukakaye urumva rero uri nk'uwo muntu uvuga ati ndishakira amahoro kwiberaho ku buryo budakakaye igira Canada niho wakagombye kuba uri kuko ari ahantu hatuje kandi ahantu hakuha amahoro nta birebire muri make urumva ni nabyo rero nkunda muri Canada kuhaba ariko naje muri Amerika kuhakorera cyangwa se kwagura ibikorwa nsanzwe nkorera muri Canada kugira ngo bikorere muri Amerika. Yego urakoze cyane mbere muvandimwe Kaberuka kugusobanura duhaye kandi ugomba gufasha abadukurikiye kuri channel Umucyo News TV ukomeje kuri byatumye uva Canada kandi uzana muri Amerika. Reka tubivugeho utubwire wavuze ko wize ukiganga ndetse ugera kure bigera igihe ureka kwikorera ureka gukorera abandi va muri company va muri ya leta uvuga ati nkeneye kwikorera ngo ibivimuzi byagende gutobonaga umaze kwiga ugakora ubonye ukorera make ese business wagiyemo ni yihe ese ikintu cyatumye ureka akazi ukavuga ati kana ikorera uti cyanjye ni iki ubona itandukaniro ririmo ririhe? Urakoze cyane. Nkuko nabikomejeho gato nkigera muri Canada ni nagiye muri secondaire ndaza secondaire njya kuri kaminuza niga igiforomo cyangwa se ikiganga nakoze mu kiganga mu imyaka ikabaka 10 mu byukuri naragikunze kandi nakundaga akazi kanje ariko nkuko nabikomeje mvuga nti muri Canada bishura ama tax menshi usanga ushobora ukora ikiganga wabaho nibyo wararya ukaryama ukagira ubuzima bwiza ariko yishaka kugira ngo ugere ku yindi upper level cyangwa se upper step indi ntambwe yisumbuye yo kuvuga uti ndashaka kugira hongera aho nahembwa aho nabona amafaranga ya buri kwezi ajya kuri konte ntagiye gukora akazi nakoze nkuko nabivuze nakoraga sinzi niba nagize kwikomaza muri kiganiro cyangwa niho nabivuze nakoze mu department atandukanye nakoze mu bitaro nkora muri community aho twakoraga iminsi 2 n'amajoro 2 twakoraga amasaha 12 urumva ukora amajoro ni ikintu kitoroshye iyo wakoze amajoro dukora amasaha 12 ntago byoroshye kuba wagira ikintu watekereza ubundi ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bakora amajoro iyo ukoze amajoro igihe cy'imyaka 10 hari imyaka utakaza y'ubuzima niba wari kuzabaho kugera ku myaka 90 utakaza imyaka nk'itatu cyangwa nibyo ntago nibuka exact ariko hari life expectancy igabanuka kuvuga ngo niba ntarashaka sinifuje rero ko ubuzima Imana yampaye kuri iyi si Imana yaba yarangeneye imyaka nzamara ntago nyizi noneho ngira uruhare mu kuyigabanya naravuze ni iki nakora kugira ngo iyo myaka Imana yangeneye ni maximizing nkuko bavuga ngo ntitumwitane tukanywa itabi cyangwa se ngo tunywe inzoga cyangwa tunywe ibiyobyabwenge kuko byo bitwegereza gupfa vuba cyangwa se byanyiriza ubuzima bwacu reka rero ubwo tukiri kuri iyi si dukore maximizing ubuzima imyaka Imana yatugeneye kuri iyi si ubwo ni muri urwo rwego cyangwa se ni muri urwo rwego nashatse kugira ngo ngire ikindi nakora natangiye ku ma business atandukanye byo bita affiliate marketing aho gurutuntu kareba ko waducuruza online mbona ntago biciyemo neza ngira ngo jya wumva n'ibintu bya Amazon nabyo nagiye mbona abantu babigiyemo utuntu dutandukanye mbona nta kivamo ariko naje kumenya ko ibintu by'amazu iyo uguze inzu noneho ya nzu ukayikodesha umukodesha akakwishyurira ideni ndetse ukagira n'icyo usagura ku mafaranga umukodesha kwishyura aho niho hari amafaranga ni ukuvuga ngo iyo uguze inzu ikaba yishyura ideni ryayo iyo usinziriye amafaranga agenda aza buri kwezi waba usinziriye waba wagiye muri Afurika cyangwa se aho waba uri hose ku isi amafaranga agenda kuzaho buri kwezi ndavuga ahantu rero ubanza hari ngomba kuhareba nkakora investigation nkakora more of it
niho natangiye ntangira kureba kuri YouTube, ndeba ama channels, ndeba bavuga iby'amazu, ntangira kubyiga, ntangira kumenya neza, mba nguze inzu ya kabiri, ngura inzu ya gatatu, ngura ya kane, ngura ya gatanu, mbona ibintu birimo biragenda neza, bigera igihe amafaranga nkura muri babakodesha aruta umushahara mpembwa mu kazi. Ndavuga noneho niba uko bimeze rero, akazi bigaceho bikagende, ibintu bifitemo umugati. Kuko noneho byampaye umugati nabonaga mu kazi. Ndavuga reka ngende bigerageze. Ngura inzu ya mbere, pani ya mbere, ngura inzu ya mbere bita flip. Noneho maze kuyigura bamwungutse n'ibihumbi bikaba 300 y'amadolari. Mbonye amafaranga natyo nje ntarigeze mbika ibihumbi 300 by'idolari menshi. Ndavuga naragiye ngura izindi nzu ebyiri. Ikindi kandi muri ibi bihugu tugira amahirwe yo kugira access ku mafaranga ayo yumvuga amafaranga y'amadolari, amafaranga ari cheap, ku buryo dushobora kubona ku nyungu yo hasi ugereranije n'ibihugu dukomokamo. Nk'urugero hirya no hino nko muri Afurika, nko mu Rwanda nk'urugero ko ariho nzi cyane ko nageze no muri Kenya ndahazi, ariko cyane nko mu Rwanda interest yaho iyo uguze inzu, interest yaho aba ari high. Interest yaho ibiri kuri 16, 14, 19 wagereranya n'izaha hari nk'iyi interest mfite ya 1.7. Urumva iyo ntaho bingana. Urumva ugasanga niba ayo amafaranga ushobora gucuruza ya banki ukagura inzu, uyanzu wamara kuyigura ukagira ibyo ubikoraho bike, warangiza ukayigurisha, aribyo bita flip mu Cyongereza, ukayigurisha noneho ukagira inyungu kuyemo, ukishyura banki nawe ukagira icyo usigana. Ni muri urwo rwego nagiye mbikora, ndakomeza mbona ibikorwa birimo biragenda neza, mfungura company irakura. Gusa muri iyi minsi nko muri uyu mwaka muri Canada amazu yarahenze cyane ku buryo usanga kugura amazu igiciro cy'inzu n'amafaranga umuntu akodesha ugasanga ntago bijyanye. Nk'inzu urasanga urayigura miliyoni, wajya kuyikodesha ukayikodesha 2,000 cyangwa 3 cyangwa 4, usanga ideni wishyura inzu ya buri kwezi ntago amafaranga ukodesha akavaringa ya deni wafashe. Rero niho navuze nti igihe kirageze ko ntangira ku exploringa izindi ntara, izindi states ahandi kugira ngo nagure ibikorwa. Aho nahereye muri Tennessee mu mujyi wa Nashville, niho nafunguye company, naho nkorayo amazu, hanyuma nkurikizaho Louisville muri Kentucky, hanyuma ahandi ngiye kujya ni muri Dallas muri Texas. Aho hose impamvu zihanjyana no kugira ngo mpagurire ibikorwa, kuko icyambere hari market igifite growth, haracyafite kuzamuka. Kandi amwe muri y'amabwiriza tugira dukurikiza iyo dukora biriya by'inzu business y'amazu ya flip, nuko igiciro uguze inzu loan uyishyuraho akodeshwa yakagombye kwishyura loan, hakagira n'igisabuka ku buryo buri kwezi hari ikintu kijya mu mufuka kugira ngo ubuzima bugende neza. Ubwo rero hano nicyo cyanzanye, naje kwagura ibikorwa, ngira n'amahirwe no guhura namwe ko nimwe muzaba muhagarariye ibikorwa bya real estate. Muzaba umuntu wese waba wifuza kumenya ibijyanye na real estate, kuko amazu agurwa, uko dukora iyo bita rehab, uko twe-evaluatinga inzu, uko tumenya agaciro kayo, uko tumenya inzu nziza, uko tumenya inzu yazakodeshwa neza niyihe, iyo twabonamo amafaranga menshi, izazamuka mu giciro, idafite igiciro cyiza. Ibyo byose nibyo ngenda ndeba, maze igihe cy'imyaka 5 mbikora, experience maze kubigiriramo niyo ituma ngira confident yo kuvuga ngo iyi market iracyafite kuzamuka kandi haracyari opportunity
ku buryo uramutse weinvestinze muri ibi bihe haracyari amahirwe yuko mu gihe mu minsi izaza mu gihe abandi bazaza ku exploring this market uwaguze azaba ageze kure. Wow. Yeah, that's good. Ibyo bintu bivuze ni byiza. Reka mvuge Imana ikomeze ikwagure kandi ibikorwa byawe bitera imbere. Twaganiye kenshi nari mpamvu nifuje kugira ngo ibintu twaganiye n'ubishe birengira akamaro kandi bifite inyungu. Nubwo atereka tugane no that's why turi hano kuri murongo online kugira ngo tuganire nawe ndetse tuganirize n'abantu babyumve nabo bumve ko ari cyangwa gukora kugira ngo batere imbere. Naje kumva mbwira ko ushaka kugurisha inzu nko muri Canada, inzu zagaragaza ko zihenze, ushaka kugurisha inzu Canada, amafaranga ugurisha inzu imwe Canada agashaka kwaguramo amazu nk'atatu hano. Nabi compaze nabigize mbona bishoboka bite nuko amazu ya hano ari hasi. Sibyo byaba ari byo cyangwa ibyo no kuri. Urugero ahantu ntuye mu mujyi wa Victoria agaciro ko average sinzi ko bavuga mu Kinyarwanda buriya nyihanganira average y'inzu amazu yaho inzu isanzwe ni miliyoni 100,000. Yego. Mu gihe hano average y'inzu ari 150,000. Yego. Ni ukuvuga ngo ugurishije inzu imwe ya miliyoni n'ijana ukaza hano harimo nk'icumi za harimo almost inzu 10 zo kimwe nakomejeho mu kanya ikiruta byose nuko hano hari abakodesha cyane cyane hari abaturage badafite ubushobozi bwo kugura amazu ariko bakeneye gukodesha cyane cyane ko mufite aba undocumented immigrants abantu badafite ibyangombwa badashobora kugura ariko bakeneye gukodesha bituma rental market iba strong. Ikindi cya kabiri nuko mu kiganiro nakomejeho kare nuko navuze nti hari umukodesha wagiye atanyishyuye hano challenge muri business. Challenge imwe muri business nuko muri Canada amategeko yaho atari bigute nabivuga navuga ko adafavoriza impande zombi, afavoriza abakodesha. Hano izi states navuze zibazita landlord friendly states. Byorohereza abakora investment, byorohereza abagura amazu kugira byorohereza abagura amazu kuba babona good return kuri ku mafaranga yabo. So hano tuvuye nk'urugero iyo umukodesha atishyuye umuha ukwezi, hanyuma ukwezi kurangiye atishyuye umuha iminsi 10 atakwishyura ukamwongera indi 5 tarangirwa mu gipapuro cyo kumukuramo. Ukwezi kurangiye aca urumva muri Canada ugomba gutegereza mugiye kuburana, hanyuma iyo bita RTB cyangwa se tenant branch niyo iguha icyangombwa cyuko umutenanti ugomba kumukuramo. Kandi usanga hearing rimwe na rimwe ifata amezi 6 kugera ku mwaka kugira ngo uzabone opportunity yo kujya kubura. Niyo mpamvu aya state ari meza kuza kwagurira amazu. Nibyo urakoze cyane muvandimwe kwagura ibikorwa. Burya yavuga ni byiza ko ubuyobozi bwegera abaturage, burya kuba ufite ibikorwa iriya na mindset ufite ubwenge n'ibitekerezo byo kubakora ibintu ukaza kutwegera, ni ukuvuga natwe ni inyungu kuri twe, ni ibintu bidufashije ko nanjye tumaze kuganira navuze ati why not tutakorana cyangwa se nagira investing muri utwo tuntu nubwo kaba gatoya, nanjye nagira nk'umugabane twakora akantu gatoya nubwo nawe nafite uburyo, ariko nifuza kuba hari ikintu wanyunganira. Ese nagira ngo tubiye ku musozo, ni iki wafasha abantu? Ni gute umuntu yagura inzu? Ni gute umuntu ashaka kukwegera ngo mukorane mwakorana? Ese ko nubishe uragura ukagurisha, ni gute wagurira umuntu? Ni gute wagurisha? Ese umuntu ashaka kugira ngo mukorane ni gute yakubona? Ni gute yakwegera? Murakoze. Icyo kibazo kirimo ibibazo bitatu. Yego. Ni gute twakorana? Ni gute umuntu yatangira? Yego. Ndagira ngo mbwira batwumva ko iyo ukurikiye amateka yo muri Amerika bavuga ko 90% by'abakire ba mbere muri Amerika bose bakijijwe na real estate. Iyo mvuga real estate ntagari inzu gusa, ubutaka umuntu ashobora kuba agura ubutaka, ibibanza iyo ni real estate. Umuntu ashobora kuba agura amazu in real estate.
undi ashobora kuba yubaka ni real estate. Nuko real estate ni ikintu kinini. Gusa nashaka kuvuga ko abakize bose bakijijwe nuko hari icyo bakoze muri real estate. Rero nawe niba wifuza kwiteza imbere cyangwa se undi wese wifuza kwiteza imbere muri ubu buzima twajemo, gira icyo ukoze kuri real estate. Harakajambo dukunda kuvuga muri real estate. It's not timing in the market, it's rather time in the market. Nutegereza ngo igihe runaka nzagura, igihe nikigera cyiza nzagura, amazu nagwa nzagura, you never see that. Kuko ujya kumenya ko igihe cyari cyiza cyarenze. Ahubwo time in the market ni ukuvuga ngo wowe gura nurangiza utegereze. Uyu munsi nugura, nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka 2, nyuma y'imyaka 3 uzaba surprised. Yanzu uzaba yarazamutse mu gaciro, ideni uzaba yararimanuye uryishyura, umukodesha wawe aryishyura, kandi hari ikigusagurira buri kwezi. Why not? This bituma iyi iba good investment. Ni mbwira ni ihe yindi business wakora ukigira muri Afrika amafaranga ajya kuzaho buri kwezi. Ni iyi ntayo. Ariko ushobora kugura amazu yawe 2 cyangwa 3, ya mazu ukayashyira muri property management, ukayasigira dusabe ayareberera, akamakinga sure ko abatenant bawe bishyuye buri kwezi, akamakinga sure ko inzu yawe yakorewe inspection inshuro 3 mu mwaka, noneho akakwishyurira loan yawe, asagutseho ya buri kwezi akazajya kuzaho buri kwezi. Dusaba gakuraho fees gatoya 10%, nibonamo 3,000 akakuraho 300, ubundi asigaye akakwishyura ideni nandi uyabona wibereye he ku mazi aho waba uri hose ku isi. Ubundi uyabije amafaranga uryamye utembera amafaranga akaza cyane. That's why ni business nziza kandi ni ibintu twashimira Imana kuba ibigufashiyemo, kuko ngiye nyuma kugera hano nari umuntu nanjye ukunda kugira twa business yagushakisha guru tunugurisha ukagira kioske boutique, ariko nyuma kugera hanga saza ibintu bituhaye ibintu bitoroshe kubona ushinga market kuba umuntu afite shop agurisha ibintu nkabona ibintu bitoroshe ngo abantu bishyira hamwe amataxi amashyira hamwe cyane bitoroshe. Ariko reka ngushimire mvuga ngo ibyo bintu watekereje ni byiza kandi numva ari ibintu tugeza ku iterambere rihamye kandi bikaramba bigakomera, kuko inzira nshya insurance issue inzu ibiraho iri kwinjiza amafaranga n'atajya mu kodesha iparitse inzu nyuma y'umwaka niwamenya ishobora kuzamuka usanga yibutse cyangwa yaguye, ariko irekeye aho ngaho aba ari inyungu yawe. Nagira ngo ushimire rero kuri iki kiganiro tugiranye, nagira ngo ushimire abadukurikiye kuri iki kiganiro. Hari ibindi biganiro byinshi bihari, ushaka kumenya birenze ibi ko mu kiganiro cy'iminota nk'iyi ntago navuga byose byo maze imyaka 5 nkora, cyangwa se uko naguze inzu ya mbere, uko naguze inzu ya kabiri, uko nageze ku nzu ya kangahe, uko nafunguye business yawe, uko naje kureka akazi. Ndumva atari ibintu navuga mu minota mike tuba dufite ku kiganiro. Nabararikira rero kunkurikira kuri MK Real Estate kuri YouTube channel, abandi mukajya kuri www.mkrealestatecorp.com cyangwa se muga leave a comment. Umuntu wese uza commentinga tuzamakinga sure ko tumusubije, cyangwa se ushaka ikibazo cyari cyo cyose ntiwumve ko ndagira ngo uwari wese urebye iyi video akumva agize urukundo rwa real estate, hari icyo ushaka kumenya cyari cyo cyose, niba mbibwira abo nkuye nabo ku muhanda, wowe udukurikiye, wowe wacu mu Kinyarwanda, ni kangahe ntaguha ubumenyi. Niba naragiriwe amahirwe yo kumenya real estate, nkaba naragiriwe amahirwe yo gushobora kugenerating enough income kugira ngo nsige akazi kanjye k'ubuforomo, mbe nkora real estate, nkwizeje neza ko nzaguha amakuru yose ukeneye azakugeza icyo ushaka. Ikindi hari program dufite, wifuza gukorana natwe wumva udafite umwanya ukavuga ati ngiye nkora full time, nta mwanya mfite wo kujya gushaka amazu, nta mwanya mfite wo kujya guhura n'aba agents, twe ubwacu twabigukorera. Urumva ukavuga ati noneho rero nubwo udafite umwanya
ntucikwe no kutagura real estate gura inzu twe tukabigukorera tukaguca agafi gatoya none cyangwa se tugafatanya uvuga ati you know what Peter Madeals kubera ibi bihe maze ngira nkora real estate hari ama company yamaze azi uwo ndiwe aragenda akanzanira ama deals akanzanira ati dore ngibi ama deals basanzwe bazi ko nyagura basanzwe bazi ko ibyo nkora n'ubanzanira amazu agurishwa meza ahwanye ni n'amazu nifuza amazu yayandi nahoze mvuga ko nyakodesheje amafaranga nkora mu bukode azajya ashobora kwishyura amadeni rero ibyo byose nicyo nashaka kubararikira kugira ngo uwifuza kuba in touch leave a comment cyangwa se ukontakti umuvandimwe dusabe cyangwa se nanjye kuri coordinate nabahaye kandi nako tuzasiga muri description kugira ngo dufatanye kuko uzi neza ko again uko nabivuze 90% y'abakire bo muri Amerika bose bagize icyo bakora kuri real estate nawe niba ushaka kugira aho wigeza gira icyo ukoze kuri real estate simvuze mukorana natwe gira ibyo wikorera ari ugira icyo utangiye niba uvuga ati nabonye video yawe ndagenda ngura inzu yanjye ya mbere none ngeze ku mazi 10 bizanshimisha ibyo by'ubwabyo iki kiganiro nihagira umuntu gihe umugisha akagira icyo akoze kureba ikiganiro ntugire icyo ukora ntacyo bimaze reba ikiganiro utangire icyo ukora action taking yego akoze nakoze cyane mbe muvandimwe Kaberuka ariko nibazaga ko byaba byiza utanze nimero contact yawe ushaka korana nawe cyangwa gushaka akaguhamagara nta kibazo rwose nkuko nabivuze turi kuri YouTube turi kuri Facebook no kuri LinkedIn nimero yanjye ni 250 895 1738 again turayishyira muri description muzayihasanga uko mwaba in touch nanjye cyangwa se nadusabe n'abandi bampagarariye muri aho hantu nagiye mvuga Nashville, Louisville cyangwa se Dallas. Murakoze cyane. Yego murakoze cyane kugira namenye ibikorwa by'uyu mugabo cyangwa se Bwana Kaberuka niko nabashe kumukurikira kuri YouTube channel afite nabashe kurikira ibikorwa bye ajya kubita ibintu bita top 10 reason why invest. So sinzi iyo channel sino twumve uyitwa MK Real Estate. MK Real Estate. Ushahugura cyagurisha cyangwa ibikorwa byawe cyangwa gufatanya nawe murararitswe kandi muhawe kaze impamvu turanga yari yo ngiyo Imana umugisha sinzi niba twadushoje cyangwa kido babwira wasuza abantu babiri bose tubigenza cyangwa batatu arenda kubasuhuza muri Afrika bari hano ubundi tugasoza cyane cyacu Imana umugisha nkibisanzwe no kubashimira ngo mwakoze cyane kudukurikira nkuko musanzwe mubigenza kuri channel abatarabikora muzi cyo mugomba gukora subscribe like and share right ni bisanzwe mubikore rwose abatarabikora mubikore ndagira ngo nsuhuze abakunda real estate cyane ni my dream ni my like ni my baravuga ngo hari umugabo twahuye aravuga ngo vuga ikintu ukunda nkunda Imana uretse Imana ikindi cyari ukunda material nkunda umuryango wanjye of course mudamu wanjye n'abana banjye but beside in my hobby I cannot find anything else nta kindi nshobora gukunda uretse real estate yuvuze inzu n'amazu ni ikintu cyikora ku mutima namwe mubikunde kandi muzabona ibyo mbabwiye muzabibona at some point yego Imana umugisha hagere Kaberuka from Canada to America Imana umugisha kudukurikira kandi kudukurikire Imana ikomeze kandi Imana ikomeze ibane namwe bye bye peace